Nigiye kisarura twongere ivugabutumwa ku isonga. Nigiye kisarura ivugabutumwa ku isonga. Yesu ati mugende muvuge ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, kandi abemera mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana. Amena. Tuge ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Abari n'abandi biti bireberewe, ya ntare yitwa Satani karazinyaga, arizo yanyaza zibuza ubugingo, hera kuri zo nizo Yesu ategereje. Abakijijwe n'imyishime Yesu yabatoye abishaka, tumukorere tuzahembwa. Nimuze tuzagororerwa ikamba ryo kuba twaratsinze Satani, tumukorere tuzaribona nitugera iwe mw'ijuru. Abakijijwe n'imyishime Yesu yabatoye abishaka, tumukorere tuzahembwa. Nimuze tuzagororerwa ikamba ryo kuba twaratsinze Satani, tumukorere tuzaribona nitugera iwe mw'ijuru. Batazi Yesu bakeneye kumenya ijambo ry'agakiza, ajya kujya mw'ijuru yabwiye intumwa ati umuntu naragira umukumbi wanjye. Abakijijwe n'imyishime Yesu yabatoye abishaka, tumukorere tuzahembwa. Nimuze tuzagororerwa ikamba ryo kuba twaratsinze Satani, tumukorere tuzaribona nitugera iwe mw'ijuru. Abakijijwe n'imyishime Yesu yabatoye abishaka, tumukorere tuzahembwa. Nimuze tuzagororerwa ikamba ryo kuba twaratsinze Satani, tumukorere tuzaribona nitugera iwe mw'ijuru. Mbona inama za Yesu ari nyinshi, kandi ko hari imbeho ntazishoboza ikiba. Wikwiganyira kandi uri kumwe na Yesu, n'umubyeyi mukuru azabigushoboza. Abakijijwe n'imyishime Yesu yabatoye abishaka, tumukorere tuzahembwa. Nimuze tuzagororerwa ikamba ryo kuba twaratsinze Satani, tumukorere tuzaribona nitugera iwe mw'ijuru. Abakijijwe n'imyishime Yesu yabatoye abishaka, tumukorere tuzahembwa. Nimuze tuzagororerwa ikamba ryo kuba twaratsinze Satani, tumukorere tuzaribona nitugera iwe mw'ijuru. Abakijijwe n'imyishime Yesu yabatoye abishaka, tumukorere tuzahembwa. Nimuze tuzagororerwa
twaratsinze satani tumukorere tuzaribona nitugeriwe mu ijuru. Ibihe turimo n'ibihe by'imperuka kuko byahanuwe n'abahanuzi bahishuriwe yuko abasenga Uwiteka iyo minsi mbiri bazabayikana. Abo bahanuzi abahungu bacu barahanuye, abakobwa bacu abandi babireba. Abo bahanuzi barahanuye, abahungu bacu barahanuye, abakobwa bacu barahanuye, abasaza bacu baroze inzoga. Yoweri, 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 yarabihanuye. Yoweri, Yoweri, Yarabihanuye.
gukura agataba kure naho Imana izajyayo ikure y'umucyo iwuha abana bayo bayitakira Imana ikomeye iyatabaye Eliya uyu munsi irahari umucyo wayo ntuzazima oya uzahora umurika aba Yesu nimukomere erega iyo twiringira Imana ikomeye iyatabaye Eliya uyu munsi irahari umucyo wayo ntuzazima oya uzahora umurika aba Yesu nimukomere umucyo uraboneka imitima myinshi irahembuka Yesu ahimbazwe Imana ikomeye iyatabaye Eliya uyu munsi irahari umucyo wayo ntuzazima oya uzahora umurika aba Yesu nimukomere erega iyo twiringira Imana ikomeye iyatabaye Eliya uyu munsi irahari umucyo wayo ntuzazima oya uzahora umurika aba Yesu nimukomere mubona yakaze bikureho uyu mucyo ariko no mw'ijuru Imana irahari wowe warasiwe n'umucyo mvajuru komera kuri iryo banga nubwo inyamaswa yadusumira Yesu arahari erega iyo twiringira Imana ikomeye iyatabaye Eliya uyu munsi irahari umucyo wayo ntuzazima uzahora umurika aba Yesu nimukomere erega iyo twiringira Imana ikomeye iyatabaye Eliya uyu munsi irahari umucyo wayo ntuzazima uzahora umurika aba Yesu nimukomere
Haleluya, haleluya. Erega Yesu ni muzima, nimushaka muzamura amaboko mu cyubahiro. Haleluya. Yesu Kristo
Yesu yanyu nturiya nawe huye n'ibibazo ibyanjye byo byoroshye yaduhaye umwana wayo yatimije ntibidasobanukira bisobanura witinya ihangane imana yawiriho yahozeho kandi ntigihinduka yaduhaye umwana wayo yatimije ntibidasobanukira bisobanura witinya
byo ibihatiriro bizasigara mu isi abazagerayo n'abanesheje iby'iyi si kwizera kwabo kwabahesheje kubayo iteka haguruka mbere n'umusango w'umukiza ateze ibiganza yiteguye kukwakira naho ibyaha byawe ntakura baho yari afite ariko hari Imana iyo Mana twinjira irakomeye isubiza ubuzima aho butari irahebuje yuzuza umutima no kwisegonda rya nyuma irasubiza iyo Mana twinjira irakomeye isubiza ubuzima aho butari irahebuje tuzi umutima no kwisegonda rya nyuma irasubiza umwuka yinjiramo yongera kuba mazima iyo Mana twinjira irakomeye isubiza ubuzima aho butari irahebuje tuzi umutima no kwisegonda rya nyuma irasubiza iyo Mana twinjira irakomeye isubiza ubuzima aho butari irahebuje tuzi umutima no kwisegonda rya nyuma irasubiza zigira
kwiseguza rya nyuma rirasubiza iyo mana twinjira rirakomeye risubiza ubuzima aho butari rirahebuje tuzi umutima no kwiseguza rya nyuma rirasubiza iyo mana twinjira rirakomeye risubiza ubuzima aho butari rirahebuje tuzi umutima no kwiseguza rya nyuma rirasubiza. Simoni Yesu yatumiwe aje umugore wari ufite amavuta y'igiki ayasuka ku birenge bya Yesu umukiza arihanaguza umusatsi we arira amarira menshi yuda biramubabaza ataye amavuta ahenze yari kugurwa ifeza zigafasha abakene Yesu arababwira ati yakoze bizahora byibukwa iteka ryose azabwira umugore wigendera amahoro ibyaha byawe byose urabibabariwe hahirwa abaririra ku birenge bya Yesu bazahanagurwa amarira n'ibiganza bya Yesu hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo hahirwa abashavura kuko bazahozwa hahirwa abarira ubu kuko bazaseka. Abafarisayo bazaraniraga Yesu yafashwe asambana ubwo Yesu yunamaga akandika hasi buri wese yabonye ibyaha yakoze Yesu arababwira ati utarakora icyaha n'abari we ubanza amutera ibuye bajya n'urusoro ngo ntihasigara n'umwe wamugore asanga asigaranye na Yesu yariraga amarira menshi ategereje gupfa Yesu aramubwira ngo genda ntuzongere hahirwa abaririra ku birenge bya Yesu bazahanagurwa amarira ibiganza bya Yesu hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo hahirwa abashavura kuko bazahozwa hahirwa abarira ubu kuko bazaseka. n'ibyaha wakoze bikuza amahoro ukarira amarira menshi amanywa n'ijoro ushaka icyago cyiza ukakibura reka kwirwanirira
cyemewe n'Imana Data ko gihagije gukiza umunyabyaha abwira ibyawe byose ntugire icyo umuhisha wizera amaraso ye urababarirwa hahirwa abaririra ku birenge bya Yesu bazahanagurwa amarira ibiganza bya Yesu hahirwa abakene mu mitima yo hari ikinezeza umutima wanjye ikimenyetso cy'ubwami bwacu kizahoraho isabato ibyayo birasobanutse abageze i Karuvali bo bazi by'uyu munsi umwami wayiduhaye yitwa umutamenwa niyo mpamvu n'isabato itazahinduka twebwe abashibutse ku gishyitsi cya Dawidi tuzaba mu mutamenwa turuhuka isabato mukomere munambe kumukiza umwami w'isabato isabato irahari n'abayo barahari muhumure tugiye gutabarwa mukomere munambe kumukiza umwami w'isabato isabato irahari n'abayo barahari muhumure tugiye gutabarwa ubwoba bukomeye bw'abira w'agacira butumye benshi bareka ubwami bayobotse bashyushya intebe gusa ntibazi iby'agakiza bategereje gatanya ngo bareke isabato ihangane ntibigukure ku gicumbi cy'agakiza ukomerere mu mwami tugiye gutabarwa injira mu mutamenwa umwami w'amahoro uwatabaye n'itanura azagutabara mukomere munambe kumukiza umwami w'isabato isabato irahari n'abayo barahari muhumure tugiye gutabarwa mukomere munambe kumukiza umwami w'isabato isabato irahari n'abayo barahari muhumure tugiye gutabarwa nk'uko Eliya yazamutse ikirere abakomeza isabato tugiye kuzamurwa ibirori byakorewe Yesu atsinze urupfu nibyo bizakorerwa intore z'Imana komera ku kimenyetso umwami ari bugufi ku ngengabihe twatashye intwari mukomere yambaraga yazamuye Yesu ari ku musozi igiye kutuzamura twigira ibudapfa mukomere munambe kumukiza umwami w'isabato isabato irahari n'abayo barahari muhumure tugiye gutabarwa mukomere munambe kumukiza umwami w'isabato isabato irahari n'abayo barahari muhumure tugiye gutabarwa isabato irahari n'abayo barahari muhumure tugiye gutabarwa
isabato irahari n'abayo barahari muhumure tugiye gutabarwa